Muchoma no Muchoma Muchoma muri shawo ni uri gutekinga shawa ni uri gukaranga bimeze gute naga shafi yo gukaranga kugira ngo nyorereze video uri gutekinga shawa ikibazo nuko niyo byaba ari byo buri abantu atinze ni wa siwana inyorereza ubu ngubu tayari wanarangije nagahinda kenshi Muchoma sobanura bino bintu mwarasobanura ibyo bintu. Okay, reka mbisobanure. Iryo jwi kwanza niba muri kuryumva neza. Ngo iki? Iryo jwi nagari byanje niba muryumvishe neza fast. Iyo nagari jwi ryanje pe. Hani Muchoma uri gukora amakosa uretse gato. Uri gukora amakosa iryo nagari jwi ryanje ko ari we ngo bavuga ya bikari ko rero bababwiza iryo si jwi ryanje. Muchoma ashaka agiye kuzana indaya bitwa Bunori bro aravuga ashaka ngo nare yisambanyije ngo mfata umwana nese ufite nini muri sigatoya warutwe icyo nicyo kibazo nje kuza hano muri public uramwemera ntumwemera uwo nguwo uvuga nawe nuwawe tubimenye muri ibi bintu ufite iyihe nyungu muri ibi bintu ko numva none se kasu Muchoma afite umugore n'umwana nyamwana none se numusangira ngeze Muchoma Kasu nyine nshaka kubaza wowe bifitemo iyenye Muchoma yaraneretaga ariko ubwo ndatunguye kasi n'umugore n'abana yaraneze siyarese natinya imana hano imbere y'abantu Muchoma yaraneretaga nyenyuma muri Amerika Godfather nukuri kw'Imana Godfather nakubwiye Kasuku na Eric Semungu ni team Godfather brothers sisters muri hano niryo kuzana Muchoma Godfather niba mbeshye Eric Rekiharabika no Eric ikosa ukoze ni ukushiraho Eric Semuhungu oya ntago ari na Kasuku uretse gato team imwe mbese umwe n'umugabo n'umugabo Godfather amamagaye from nowhere njye nari muhamagaye ko tugiye kumaza umva Muchoma Semuhungu afite ibindi byamuzanye aje kuvuga kuri Shafi urumva aje kuvuga kuri Shafi nicyo namuhamagariye ariko ndi gutungurwa Semuhungu Muchoma uretse gato uretse gato aho Muchoma namwimye yarancumise aramvuga nabi ngeze mu Rwanda ndakubaza uretse gato Semuhungu reka iharabika oya nawe buharabika iharabika Godfather ntabwo waravuganye na uretse gato ntabwo waravuganye na Muchoma uretse gato waravuganye na Muchoma ngo uretse ubutazi ko afite abana Muchoma ni umwe mu banyarwanda nabyo nzi kuri kwimana wumve mumva Godfather nabyo nari ndimenye none aha umuntu wese uzina kuri kw'Imana yo mwisha nta muntu umenya Muchoma ngo amane ibyumweru baziranye atazi ko Muchoma ari mu none we tuziranye imyaka kumva se irenga n'itandatu niwe umuntu wese babaza Muchoma aravuga ati uko byaba biri kose ariko Muchoma afite abana beza muri Amerika afite abana beza entertainment ejo reka nkubwize ukuri sibyo ngene no Muchoma twarabanye mu nzu sibyo nguwo mubaze Muchoma arabizi neza yuko yakundanyeho na Semuhungu arabizi sabizi se akajya ndirimba mu ndirimbo buri munsi najyatangira ibyo ndaya none ngeze Kigali uretse gato yakuririmbye amata nzayakata ariko Muchoma aragorwa noneho uretse gato none muha abagore no kureka abagore ko tutararaga duteretana anamamagara buri oya nibyo Eric ndabizi kuba ikimenyetso Eric bizane Eric ikimenyetso kimwe cyonyine oya Muchoma ataza kuregreta hano Mucho tinyuma yo mwijuru rahira uzi ko bihari ibimenyetso reka tunatabwo bamushyize ubwo tfaza ziba kaso kuziba Mucho tinyuma yo mwijuru twaganiriye igihe kirenze isaha imwe sometimes byabaye twaratetanye ntitwize dutetana nuvuga hoya je natse kimaze umwaka mu Rwanda sinageze no kancumika Godfather ngende seriye Imana ndi gutwika wize wara ndi guserereza vuga ngo ngiye nawe twatretanye noneho nze mwere urakoze cyane umuceceka ndakubaga suri Kigali urakoze cyane Muchoma oya ijambo ni yes cyangwa no ubundi nkiye kuyereka umva ni big hair no
ubwo rero ibyo ufite ibimenyetso ngo ubizane. yego reka turebe. Kuko muri ibintu byose bigira ibimenyetso. Reka kwidefanda narakubwiye ngo you play with the wrong person. Semungu agiye kuzana ibimenyetso. Humura. Lorenzo suko byamugiye. Nabizana. Ariko mana. Reka nze nkubwire Muchoma nahita numirwa. Iki gitondo gishobora kukubera igitondo kibi cyane. Niba mushaka kuba mufite ibimenyetso ubwo bivuze ngo ni abantu bagiye kubahereza ibimenyetso. Reka turebe. Ikintu ndi kukubwira cyo reketera bwoba. Nagufasha kugutwikira. Ariko se wareka gututera ubwoba ukabizana. Amahame. Godfa ya duca amazimwe umva se Godfa playinga audio ya Muchoma hano isi yose abantu 311 bayumva yivugira uburetse gato babarira iyo nuza ndaje nyikine ubundi bindi mpita nigendera musigaye mwe biganiraho Temu ikibazo ugira iti kuri ibi ni wowe bizanye wahenewe waranutse ndagazano uzana abana ngo bandikire itonde bakumva audio iriye yinyo ese mungire ko ntawe nabonye iriye nawe se none hamana nakubwiye ngo iki none se mvuye kuba baby mama ngiye mu batinganye none niyo mpamvu urugo rwakunaniye twari tuzi kuri umutinganye ntitumenye yaha ngiye kubikina bikine Muchoma ceceka Muchoma umpaye gwahidi mbikine I think ibyo bintu I think iyo ishobora kuba atari na record yanjye byaba byiza muyikore. Yes kandi muzi ijwi rye umva mureka ikine Godfather ikine yakore kuri goro niki ikine ari kwa umva Godfather umva ikine ndayitangenda muri bonde yikina ko wamutse kandi murekanye kohereza niba adashaka kwiga Muchoma ongera utekereze kabiri audio bayikine nyikinde cyangwa se nyiki jewe kuri njyewe ku rwego rw'izina ryanjye nubahari cyane kubw'impamvu ntashaka kugira ngo ngaragare na gatoya muri ibi bintu kubw'iyo mpamvu nasaba yuko mutayikina urakoze cyane byaba byiza Godfather yo berereka gusa hari ikintu ndi buvuye kiri oya nari nta kintu ufite cyo kuvuga oya umva nkubwire mumanure Godfather mumanure Mucho Muchoma najye kuryama uretse gato Mucho tuyobugende oya yikine mal muyikine na aho ngaho baragira ngo ndi kubeshya cyane no guharabika mukine odi semu tubabarire azonge sinzi umuntu mayi ikintu bagira yende no semu nani Mucho twahinduye ikiganiro Sarafina muri kuvugira muri wayo kandi mugarure Muchoma oya ndabipostingi wayo nako semungu no kunyambara yo mumubarire pe nimba yabyemeye gutyo byarangiye tubire semu uje Mucho nako Muchoma garuka tugaruke kuri bya bintu semu ari abayemeye icyaha mwana cinkoni zamba mwari kwita mwese mugwa mucuramo oya cinkoni zamba pe kwanza kamanze nyimbo uretse gato ari banzi y'umuceceke Godfa banzi y'umuceceke n'umunota ariko uragucurana okay umva guys njyewe rike Semungu ndihanganira umuntu rimwe kabiri gatatu ariko ari gihe ibintu bikurenze bana bazanye umwana ngansebye man babyanika no mu gihe bari kumwe na rwa rugabo rwitwa Bakti Muchoma na Bakti baranyurira ndicecekera ngeze mu Rwanda nyuma rongera angangira inama ngo ninjye gushaka turimo tw'amaboko irambo bingira inama gute man umuntu mutari kuri level imwe ugikodesha n'abantu nka barindwi mu cyumba kimwe gihe mfite mansion yanjye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukaza kungira inama uri kugira inama umuntu uri kurambitse na hotel kwijoro kuri 450 imbobo nkizi none sarekere yanwa akomeza kanyurira akandira mu ndirimbo akancumika buriya yaro iminsi y'ishyamba ni 40 kabu tugafatwa bro njyewe nagukoma ukumirwa njye nto byanjye ugateretse uretse gato noneho gasuka none se uretse gato ko Marina ashaka guca umutwe Govinda bibageze bite
ariko nawe uvanga ibintu reka mbe ngiye nukuri guma kugira ngo babyibagirwa agiye kuvugisha ngo bamari nango nabangovinda kasakumi nangwe njya mbeshya buriya audio mbanyishyize hano mukomero oya byihorere ariko ntabwo byihorere urabyumvisha ariko byihorere umusa byihorere urabyumvisha ariko ntuka ikibazo nawe rero urwana nk'abasazi iyo umaze iyo ushobora none se siwe man arakuze igihe hereye yancumika mani ntugapfunge ibipfunsi mu byukize ngo nze kuri zino noza se siwe mu byukize ngo nze kuri zino live kayemenyero yarenze nyina rigiye buriya nzamwibwira ese ngo dufata Jessica yagiye kumva audio Jessica nugarukande nuza mani twumva kuve muri audio ntabwo bikunda ntabwo byemera gasukure nani joyireka ibyo bintu nako se mu oya mpamvu ntabwo njya nandikira abantu ariko Semuhu imyaka maranye nawe ibaze ko ese wamubwira ariko sheri ariko se reka nkubaze erega Semuhungu yari muco nari navuye bavuga nabi oya nari navuye kuvuga nabi yari kuvuga nabi none se ubiterwa n'iki kubera ko nakwimese kuvuga nabi muco wamvuze nabi se gusa muco hari utavuganiro na bakti itonde hari utavuganiro na bakti muco mukanaramira mukazana ngo umwana witwa Bonuza yasinze ukamenya ngo ni inshuti yanjye ngo yabaye iwanjye ngo nashatse kumufata yari ari kuduhereza amakuru niwe wari ufite amakuru yuko wavuye muri afite amakuru se akora muri migration wa Mukaritasi urakora muri migration kugira ngo niwe muntu ufite amakuru ko mwaterekana ndi muri sera n'abateye wabanje inama ubundi Kasuku nawe n'uwo muhungu mwarateretana Mucoma dupfana ikiwo kugira ngo ngire inama ugaruka hano ku nshuro yawe ya kabiri niho hantu ugiye gutakariza icyizere cyose abanyarwanda bigeze kukugirira abanyarwanda bangirira icyizere cyane kubarusha kukurusha ba playing audio ariko se ariko reka kubwire banza wumve kubw'izina ryanjye kubw'icyubahiro cyanjye yewe ndifuza ko ibi bintu by'aka kanya mudashobora kunjyana mu bintu by'abatinganyi kuko Eric Semuhungu arabizi yuko sindi umutinganyi umva yi praying man why praying Eri umva guys mujye kuri story yanjye muyisange reka wabyumvise Mucoma nawe kugaruka kwawe Eri reka kubinjajwa se jewe ugitawe kuri kode ishobora kuba narayikoherereje just jewe hagati yanjye nawe none siri kuza urashaka nawe yavuze ko nawe hagati yawe nawe yavuze ko ari hagati y'abandi bantu gusa icyuzi ni kimwe yavuze ko gusa icyuzi ni kimwe yavuze ko sinakwemera nkunda abagore Godifata kuyacuramye umva sindagera aho ngaho kabisa mumbabari Mucoma navuga ko ahe turakomeza n'ibindi byese ko nta mutima ndwaye umva nari butuyigemo bro Eri reka kunsebya vugisha ukuri yuko sindi bagusebye kandi ari ijwi ryawe bamurese reka kunshyira muri ibyo bintu Go ahead bro nakubwiye ngo yari umugabo wanjye ugira ngo n'urwenya wabyumvise we uramenye sinshobora kumva kasi wasize utukumva Semu Mucoma namubwiye ngo kugaruka kwe hano niryo kosa ryonyine akoze mu buzima wimukanga ntabwo ariko se reka kunkanga nanone reka kumukangura mukanga saragarutse hango ariko kuzwa muri playing audio nta kintu ariko se ko mushaka kunshira muri ibi biboro by'abatinganyi man none se umva si umva ko muri kuvuga reka nzanye kupeta wari icyumweru kandi kuri story yanjye wamba bari ntunshire muri ibi bintu ko mwamba bari gakado bari ni wowe wabise ko abantu bose bazi ko nikundira abagore nivugira abagore none bagiye kumenya ko uri n'umusangira ujashije kumenya ahubwo impamvu urugo rw'igitsina gore ugiye kuva kuri live kabisa ntabwo kuva kare yuko wakoze amakosa
wimukanga umva muco tugaruke kuri story kandi rega munamenye kino kintu Eric Semunga amaze gusebanya cyane abantu benshi babita umuntu wese azana proof umwana azana proof uravuze ngo ari kuguharabika nukumharabika pe nukumharabika kabisa kandi kanyoze konje mu kuri Eric rekanye playing Eric utayuhamagara Eric Semunga ni muy playing cha Nasi kandi muri gusiga izina ryanjye izina ribi mwana wa Caritas mwe oya ngeze ndasebanya iyo ngarango yanetaga rango ndi kumvisha audio yayo iri kunera tita Eric Semunga wareva ngo jya kumba kanjeceke umubwire Semunga ngarekanye playing oya Semunga Eric babarire wumve ko nemeye kuba mushiki wanjye pe kungufu urukundo nemera kuba mushiki wa nemera ko wambera mushiki wanjye ngomba barire basugume kwita kwa mushiki wanjye birangira ninkwita sheri ujye umenya gusa ko ubwo ni sister pe muco muratangiye Imana ni sister niyo telefone bro niyoherezaho akantu Godfa wabyumvise umuhungu wawe muco bari gutwika kuse muhungu si umugore mu bandi arimo kunshomeka reka si umugore mu bandi oya no ariko ibi bintu byose rega ni prank bakoze kubera indirimbo ya muco Godfa reka kubizana muri iyo angle ni prank mureke ni umugore mu bandi muco makunda igitsina papa byihorere bro cyakaso wababwiye ko nkunda abagore ibindi byose ukabireka ko ari nabyo sebanye ubundi nari nzi ko ari ryo munzanyemo ubundi ko ari cyo kintu nari nzi ko ari cyo munzanyemo ibyo kuba umutinganye kasu dutumbagira akarayivu kacu asante sana twagiye no twumvikana tugiye kugapureyingiraho igihumbi cy'abantu babe bose bari umva Semuhungu murafate wowe ngo dufata mugakubitira mugafuka mwarangiza ngo ngwiki Semu ngo reka tukore live yacu Semu bugaruka hano Semuhungu bugaruka hano sister wanjye kanjye ukora live yanjye iki kintu Semuhungu reka ibyo bintu ibintu bya sose ni bya record none se sibyo mwe mubizanye ariko numva byarangiye reka duca amazimwe byarangiye kandi ngiye kuzana n'ibindi bindi oya eri byarangiye uri sister wanjye bya rese ubwo kuba sister wari ndamurezi ese mucoba uzi ko ufite ubwanga cyabaye mwumve hano akara ifu tukatumbagire oya tumbagira Semu genda gusanga mucecete mwumve itangire mucecete mwumve mu muting mwese mu muting yewe Eric shiri wanje bite se uretse ariko arangize kaso nizere ko weekend iri bukumerere neza ariko nawe ndabizi ntujya wikoraho ubwo weekend wayiteganyirije ibintu byiza na kakawayini kawukunda ariko kana kawayini ukunda na kawayini na kajuice ukunda kunywera mu kirahuri mana hari igihe njya mbona live zawe nkabona ufite ikirahuri n'akawayini niba ari wayini ntumbaze wowe umbwire neza ahubwo se ko numva niba uri muri niba uri gutekinga shawa niba uri gukaranga bimeze gute nanige kukubwira ngo unyorereze video uri gutekinga shawa da ikibazo ni uko niyo byaba ari byo buriya wanatinze ntiwanayinyorereza ubu ngubu tayari dukomeze na Mr. Jimana yinanga ari prank odyohejwe byari Imana mu ijuru Godfa turakomeza kandi nabubwiye kugenda kumeza nukomeza Godfa we mana we Godfa muco Godfa nakubwiye gasu uri kuvugiza ubwoba mu nda Godfa wambeshye ngo nta mwana w'umunyamasisi uraba umutinganye mucoma bimburiye abandi barahari benshi benshi nawe kicwa n'uburoro barahari benshi Godfa cyangwa se twese nawe bafite muri Amerika gaskwira Semuhungu Semuhungu yutunga urutoka handi rekera yes
Muchoma n'uwo mu Rwerere. ahise amwibaruka. Muchoma niba munabizi neza, Muchoma ni murumuna wa Shizo. aramwihakanye. Muchoma ni murumuna wa Shizo, ni umugoyi, ntabwo ari uwo mu Nyamasisi. ariko reka hari ikintu mushaka mugomba Dukomeze. ku mateka ya Semuhungu. Kapfuye. Buri muntu wese uvugana na Semuhungu agumana record, agumana proof. Murabizi ibyo ako kantu. Ndakubaza reka Muchoma Ikindi cya kabiri. Muchoma no Muchoma funga Muchoma. Muchoma uri muri shawa, niba uri gutekinga shawa, niba uri gukaranga bimeze gute? Nanga shafi yo gukora. Kugira ngo unyorereze video uri gutekinga shawa. Ikibazo nuko niyo byaba ari byo buri abantu atinze sinanayinyorereza ubu ngubu tayari wanarangije. Nagahinda kenshi Muchoma asobanura bino bintu. Mwarasobanura ibyo bintu. Okay, reka mbisobanure. Iryo jwi kwanza niba muri kuryumva neza. Ngo iki? Iryo jwi nagari ryanje niba muryumvishe neza fast. Iyo nagari jwi ryanje pe. Hani Muchoma uri gukora amakosa uretse gato. Uri gukora amakosa Iryo nagari jwi ryanje ko ari we ngo bavuga ya bikarikori baravuze. Bababwiza iryo si ijwi ryanje. Ikindi cya kabiri ndiburenzeho. Eric, ibintu umuntu ashobora kuganira nawe uzi ko tuziranye imyaka myinshi pe. Niba tuzanye imyaka myinshi se ko waneje abantu muri public. na 19 nibwo wohereje iyi audio. Iyi se sindi kubona ari nkaye, sindi kubona bayiditinzera. Uyu ndi umva muri playing. Muchoma hari ibindi bimenyetso batakatse gushyira hanze, cece kagabanya urugamba. Okay, ariko hari ikintu ndiburete. Barazana ibindi. Semuhu tuziranye imyaka myinshi, urabona ni 2019 sibyo? Uko byamera kose hari utuntu ujya umbwira turi aho ngaho tw'ubugoryi, nka twihanganira nka sister wanjye. Ubwo bugoryi ni ubuhe nabwo buvuge. Nanjye nkakubwira utundi rimwe na rimwe tubugoryi sibyo? Turukundo nyine. Oh Japan man tw'ubugoryi we. Man umva mbabwira iyi ni umva mbabwira woka byarawe nkunda abagore ni byose kuri njyewe. Eric rero nagufashe nka sister pe kandi nabyo byarangoye kubifata, ariko nyine kubera ko tugukunda, kubera ko umwana w'umuryango. Uretse gato ikintu bashije kubona, uretse mubwire Muchoma. Aha ngaha urukumva iyi kuva uyu munsi mbashije kubona impamvu buri munsi iriya content yawe yo kwibasira igitsina gore aho iva. Urakoze cyane. Kareka mutavanga dose. Aha ngaha tubashije gufunguka amaso no umva mbabwiza ukuri, ntimujyana ibintu mu bundi buryo ngo reka ibintu biratandukanye. Aha ngaha noneho turasobanukiwe. Mucho sobanurira ibintu washakaga kuvuga, uvuga ngo okay, mutinga mic yawe kuko bitaza kwitwiharabika. Funga mic yawe. Buretse gato rwamba bareri ko dukukanga kuwongere kurikina ko byana ko byantera kandi abakongo bitari byo kandi uvuga ko atari byo ko ndi kuri kandi bakonga atanijwe bya. Reka duca amazimwe, umva bikamabwire birasebeje. Uretse gato Muchoma byansebya kuba nafunga mic yawe gato. Audience ngiye tugiye kumyutinga mic dukine audio. Oya babarire wambabarire ko ntimuzikire kabyara. Abantu baraza kutubwira ngo iryo jwi ni irya Muchoma ntabwo ari. Gatfada wambabariye koko yo mubabarire. Oya bana kandi ari kwitaka bari kumuharabika. Mubabarire. Ejazajya muri riba vango bamubeshye mu bipureye man. Rwose humuransire ndakujya rere guri sister wanje narabyemeye. Oya praying. Yakose warikose. Ariko reka bayi praying sa. Umva babwiza ukuri sha ndi umugabo nyawe, ndi umugabo umva umugabo. No nubwo ndi wa mugabo none wa mugabo ngo okay, Semuhungu ndi umugabo nyawe. Tuganire nyuma y'ibi ngibi wenda urukumva uretse gato. Nyuma naje erego ntago message ndarangije kuzisoma zirakomeza. Umva mumbabare muzihore. Manuke se Gatfada mbabarire reka wareka bigaragara ko burya mutegura ibintu z'amahagamira iruhande rumwe butanuzanye kumbyutsa Godfa umumbuza amahoro mva live ariko so wagiye ushame inkoni, wagiye inkoni zambiki cyabaye giti izamba gute inshuro zose yamvuze nabi ko mutabe kasu Muchoma yamvuze nabi ntiyamvuze nabi. Kora ka live nigeze nkuvuga nayo nagatumbagira ka live kaye kuko bino nabona eri ni izina ry'Imana ndi kukubwira ati ubusire ubureke muri Amerika ubureke iriya
urumva hano mu Rwanda none suko mbaye hano sikana mbaye no muri Amerika uko ruturime tw'amaboko urumva twadukapu buturetseho gatoya twatuwaye n'ubuturetseho gatoya uzi utangira ukora akazi k'amaboko nawe nushaka kujye ni Nyabugogo ujye wikorera agataro nibyo ndi kukubwira kandi ntabwo byaje Muchoma wakundanye na Semuhungu yes or no shana umva bavuze ukuri n'ukuri kwimana wo kabyarawe Eric umva mubwire Eric mukunda nka sister wanje gusa umva mu prank iryo jwi Eric wamba bariye koko wamba bari ibi nuko mabwire nubwo mwabi playing icurijana ntago byatuma aribyo byatanga ikimenyetso ababiza abakobwa barabizi bari hano barabizi ko ni Mucho byatari nkunda abagore Mucho okay niba ukunda abagore hano washakaga gukora iki kababwira ibyo bintu nababwiye ati man ibintu buriya biri private buriya ibintu biri private umuntu aba yaganiye n'umuntu ku giti cye bro imbabazi tukubabarire imbabazi bino bintu menya ngo abana bagiye gukundana kuri YouTube Eric Sheri abana bagiye bivuze ngo ndaguterese cyangwa bivuze ngo ubwo nguri Sheri wanje umuhungu asaba undi muhungu gute erega we naguru umuhungu erega uri umugore erega ari kintu mwe muri kwitiranya wamutereze nk'umugore eri wowe uri umukobwa kandi wamutereze nk'umukobwa umva reka penge kino kintu reka nkore clean kuri iki kintu Eric Semuhungu mubona mu shusho y'umukobwa nubwo ntazi ko nyine ari niyo mpamvu wamutereze akeneye umva babwize ukuri Eric akeneye urukundo rw'umugabo nkanje ariko ntabwo Eric sinshobora guteretana nawe mu by'ukuri ariko uretse gato ariko se no Muchoma ari kwivuga uretse kwidefana kuri wowe uretse gato tugende gake se mu mugitega oya mani uretse gato ya Muchoma ibi bintu wasanga warashakaga gupromoting indirimbo urashaka ngiye nguze oya nta nahantu bihure no ngaho uretse rero urakoze cyane uretse gato ntabirangije uretse gato Eric ni sister wanje Eric ndamufasha nk'umukobwa nuko nyine yaratunaniye n'umuryango video za sister ndavuga ati nari uzagufata nka sister ngaho ugasaba video za sister yambaye ubusa uretse gato ngaho reka gato bigenze gutya Muchoma mutinga gato kambereke noneho turaguha umwanya mutinga gato ya mutinga gato turaguha umwanya wowe ufata umwanya dusobanurire icyo wari meaningaga n'icyo washakaga kuvuga wanjye bite se mwana umeze fresh mwana weekend nziza rero nizere ko weekend iri bukumerere neza ariko nawe ndabizi ntujya wikoraho umva yitangize mani urabudataye neza okay hanyuma ndashaka kugira ngo muri comment abantu muze kwandika irijwi muzi Muchoma irijwi ni rya Muchoma ntabwo ari irye reka dukomeze Wow, thank you, bro, man. Thank you so much, man, for your support, man. Yewe, Eric Sheri wanje, bite se mwana, umeze fresh. Mwana, weekend nziza rero. Nizere ko weekend iri bukumerere neza ariko nawe ndabizi ntujya wikoraho tubwo weekend wayiteganyirije ibintu byiza na kakawayini kawukunda ariko gara kawayini ukunda na kawayini na kajuice ukunda kunywera mu kirahuri mana hari igihe njya mbona live zawe nkabona ufite ikirahuri n'akawayini bari wayini ntumbaze wowe umbwire neza ahubwo se ko numva niba uri muri niba uri gutekinga shawa niba uri gukaranga bimeze gute naninge kukubwira ngo unyorereze video uri gutekinga shawa da ikibazo nuko niyo byaba ari byo buri abantu atinze ntiwanayinyorereza ubu ngubu tayari wanarangije Muchoma fungura mic yawe fungura mic clearinga bino bintu mbabarije reka nkwereke kugira ngo mubyumve neza kugira nze kubisobanura buhoro fata record yari yose bijya kuri kwa Kasuku ijwi naba naramwohereje cyangwa wowe uri playing banze wumve itandukaniro mbabarije okay abantu muri we ijwi rihakana ko atari wowe banze playing ijwi ryawe naba narigeze nkoherereza cyangwa se kwa Kasuku muri playing ijwi yanyoherereje reka ndi playing move na attitude reka playing ijwi yanyoherereje ko bimeze Kasu biretse Kasu reka guplayinga amajwi wowe naba narakohereje reka playing ijwi Muchoma yanyohereje atari ngombwa ko aza public
reka playing ijwi mucoma yanyohereje. Reka gatfada oya biretse reka gatfada playing mu majwi naba naramwohereje we ariko asanzwe asanzwe man kubereka Reka playing ijwi wanyohereje. ridafite icyo ryishe twagiye ridafite umva ridafite ahantu rihuriye reka twumve ndabiza ino okay playing iryanjye iryo mfite nyine nawe urabizi birimo replaying gaso nta jwi mfite ryawe mucoma nta jwi narebye muri chat zawe nawe ntazo reka nze ndore wenda muri ya nimero ya kera ariko ntaryo mucoma arahari reba mu yawe ko ngewe ayo mfite rwose ateye ubwoba ngo mucoma yatose Jack Ejo niko kiri kuvuga abana bagiye kumubaga kuri YouTube bikomeye umva kasuku playing ijwi wa playing ejo bundi nubundi warishize public nta kibazo playing gaso playing ijwi yego mucoma ashobora kuba ari insibanye ashobora kuba ari insibanye reka tu murahita mwumva reka twumve ariko none se ariko wewe ntabwo ari singa y'amajwi ari hano none se uyu muntu uburyo ndi kuvuga aka kanya n'iryo jwi mwa please mwe none se fabrika n'amatariki wowe iyi ngi ntabwo ari Instagram yawe bite byawe dore abantu bose barimo baravuga ngo ni wowe nta mpamvu yo kujya guplaying ijwi bro oya ari kine ariko dikine none se kandi rero maransaba imbabazi niryo ugiye guplaying iryo nsabaga imbabazi sibyo umva hano yamagara kuri telefone aravuga ngo yahoze ari ex wanjye nabibona abantu bakajya baza bakambwira ati kugezwe izo mupango ngo mucoma yakumenyereye mucoma ngo yageze gute nabwate mu byihorere abanzi neza bo babaga babizi bazi ngo jeswe iza naza they call me the punish ko nta kintu turi kumva uretse gato riraje babarire ngusabye imbabazi bwa none nibwo bwa mbere ngusabye ikintu sha mana ntabwo nitaye ngo Sandrine ngo amafaranga angahe ukabyara iriya post yikureho bro babarire reka kwinjiza umuntu ijwi nirye sirye ijwi nirye sirye ijwi nirye sirye iryo niryo ryanjye noneho reka Kejo nireba muri inbox yawe WhatsApp none umva nkubwire eri hari ikintu ugomba kumenya ni wowe man wowe si wowe Nyine Kejo Eri. nireba muri inbox yawe WhatsApp okay murebe gatoya noneho hano biroroshye cyane we reka mbere ni mu playing man mubare basimwongeye ikintu kandi uba mutaraya ngo tuburane kandi bakataraya ku kintu cyo kuvuga ngo ntabwo ngo giye ngo ugeneretana na Eric ariko se uretse gato kuba wararyohereje kuba waramuganirije gutya wasanga ari no kumukansoringa nk'umuntu oya jewe ariko hari ikintu ugomba kumenya je reka mbabwira ikintu jewe nakakanye niyo nahamagara Semuhungu muhamagara mu ishusho ry'umugore uburyo mvugana n'abakobwa siko mvugana n'abakobwa ni nako wamutereza mu ishusho y'umugore kandi Eric ni umugore ni nako wamutereze mu ishusho y'umugore iyo ndi kuvugana na Eric nshiramo kashiri nk'umukobwa wese n'abandi gutereta n'abandi nyine nkuko nyine waramucumita ariko reka mbabwire biri clear ntabwo Eric Semuhungu njyewe sindi umutinganye sinshobora guteretana n'abantu hanyuma video wamusabaga ni umva babwire Eric Semuhungu twaramwakiriye niyihangane n'ubutwara mwakiriye yari yakiriye nyine ko agiye kuzajya duhana ko twese natwe ko twese mucoma Kejo mbarira kantu kankire muri group uretse gato video hano yanjye muri group irimo hano video yagusabaga yamenyereye uretse gato hano video wamusabaga ni Erega reka mbabwire Eric Semuhungu mvuganye nayo imyaka myinshi sibyo yego ahangana 2019 sister wanje cyo no kumubwira ati sheri ndagukunda no okay no reka tuvuge nk'urugero okay Eric Semuhungu sheri ndagukunda no uretse kandi gato koko ndagukunda nka brother wawe video ya mucomisi ba none subwo ibyo bishatse kunshira ku mwanya wo kuvuga ngo nanjye ndumutinganye erega Eric
twarakwakiriye gumana ibyo ngibyo birahagije tugaruke kandi rwose uretse gato uravuga ngo wamuvugishije nka mushiki we uretse gato twemere ko wamuvugishije nka mushiki we uretse gato uyu muntu uri kuvuga ni wowe si wowe uwo muntu rero njye ndi kumva atari nanjye pe nukuri kibana ndi kumva atari njyewe pe serious kabisa uretse ko icyo nibuze kwemera reka se tunavuge ngo ni nanjye da reka tunavuge ngo ni nanjye none si ibyo ngibyo bisobanuye yuko ndi umutinganya njyewe okay manza wemere ko ari wowe oya umfa none se ndabyemera gute kandi kumva iryo jwi ritandukanye n'irya video ye ari muri uzibira ari Godfa uzibira ari kubakora uzibira ari kubakora ari kugenda gahita hindura voice umva hano arimo aravugira none aha ngaha ni retse gato niyo yahindura uruhu niyo yakwihindura uruhu hano ntabwo byamutandukanya nawe muco reka nkubwize ukuri k'umuntu ibyo bitwavuze ngo n'ubundi ngo nisebanya ibyanzanye hano nta nubwo aribyo twagiyemo twese tuvana none ko se muhungu yahagize rega se muhungu nanjye Toma nakubwiye ibaze nka se muhungu agatinyuka ngo ndi umugabo we mwa ibaze ibyo kandi waramusabye ariko none nagorwa pe abagore bose bazaba banje sibyo we ko atari n'umugore da uratangiye ntabwo nshaka gusebanya ese baretse gato warebye ibihe mwagiranye ko se muzi ko mwasambaniye kuri telefone nkuko ibi bintu byose ko bihari wagenze gake wamanza ugasubiza amaso inyuma ku 2019 ibintu mwakoranye mucoma ndimo nakubwira abanyarwanda ko bandi nabikubwiye ndakubwira urambwira ngo ni hiti ushaka ubu ko abanyarwanda bazi ko ndi umugabo uri straight bro noneho byanyabyo none se reka nkwereke biretse gatoya kini indirimbo yanjye yitwa kuri goro muzamuke kugira ngo wumve ibyo se mungu namuvuze ubwo urumva naba ndi umutinganya njyewe uravuze eri reka nkubwire icyo njyewe mu buzima bwanjye nakora sibyo ese muco uri nakujajinga sibyo ndagukunda uranjajinga sindushyikira ukumeze sibyo ukumeze ngukundira ukumeze ndiki se cyo kukujajinga ndiki cyo kugucira urubanza ibyo wahisemo mucoma yakoze niryo kongera kugaruka bwa kabiri kandi yari yababariwe ukabyara ariko ukabyara nikundira ijipo pe ni nayo kese kugenda arizi ko mwanzanyemo aba YouTube ikintu bagiye abana ba YouTube bagiye gukora wanseri nyuko tuntu naguhaye mwana keje wanjye muri za group eri umuntu abaye umugore mwiza ntagagira ubujajwe reka nkubwire rero muco emera ni umugore mwiza ariko umugore mwiza niba wariyemeje no kuba umugore mwiza reka tujya tukwigisha burya abagabo dukunda abagore beza mucoma reka mubwire abagabo twikundira abagore bacecetse ukabyarara mucoma mu magroupe kahiye ngirira mucoma nanga ari prank guys ni izina ry'Imana yo mwijuru nanga ari Godfather ni wemera ibyo bintu nawe